Yes, reka twongere tubashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV. Amakuru TV ni umwanya tugenda tubagezaho amakuru yo hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Amakuru meza cyane tuba tugomba kubagezaho isaha n'isaha ndetse kandi ku gihe. Sena yemeje abayobozi bashya baherutse guhabwa inshingano. Sena y'u Rwanda yemeje abayobozi bashya baheruka guhabwa inshingano na Perezida wa Repubulika ku myanya itandukanye. Aba bayobozi ni Aimable Musese Rugema wagizwe High Commissioner wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika yunze ubumwe ya Nigeria. Tuyizere Tade wagizwe Vice President wa Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta. Byukusenge Jimmy Christian. Itangazo rishyirwaho abo bayobozi ryasohowe kuwa 18 Nzeri 2025. Bigendanye n'amategeko y'u Rwanda, hari abayobozi bagenwa na Perezida wa Repubulika, ariko mbere yuko batangira inshingano bakabanza kwemezwa na Sena y'u Rwanda ibanje gusuzuma niba ubunararibonye bafite buzabafasha gukora neza inshingano bahawe. Kuri uyu wa 30 Nzeri nibwo Sena y'u Rwanda yemeje abo bayobozi batatu bagomba gutangira inshingano ku myanya bagenwemo. Abo bayobozi bemejwe na Sena nyuma y'uko raporo za komisiyo zasuzumye dosiye zabo zigaragaje ko bafite ubumenyi n'ubunararibonye buzabafasha kuzuza inshingano zabo. Aimable Musese Rugema yakoze imirimo itandukanye, aho guhera muri 2004 kugera muri 2007 yari umukozi muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Muri 2008 kugeza muri 2013 yari bahagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari umujyanama wa kabiri. Muri 2014 kugeza muri 2020 yari umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda Suwisi, mu gihe imirimo yaherukagamo yari umuyobozi ushinzwe protokoli ya leta mu biro bya Perezida wa Repubulika. Senateri Murangwa Ndangiza yavuze ko mu kiganiro bagiranye yabagaragarije ko azashyira imbaraga mu guteza imbere umubano w'u Rwanda na Nigeria mu bijyanye n'ubuhahirane, guteza imbere ishoramari, hongerwa umubare w'abashoramari ku mpande zombi ku buryo ibihugu byombi bibonamo inyungu. Ambasaderi Rugema kandi yavuze ko azakorana n'urwego rw'abikorera mu Rwanda hagamijwe kongera ibyoherezwa muri Nigeria bivuye mu Rwanda no guteza imbere umubano ushingiye ku buhanzi, kuko ufite amahirwe yo kuba batera imbere muri icyo gihugu. Tuyizere Tade wagizwe Vice President muri Komisiyo y'Igihugu y'uburenganzira bwa muntu ni umugabo wavutse mu 1957, akaba yarakoze imirimo itandukanye mu nzego z'ubuyobozi, aho guhera muri Gicurasi 2024 yari umukomiseri muri iyo komisiyo. Yabaye kandi umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kamonyi, aba umuyobozi wungirije w'akarere ka Kamonyi iterambere ry'ubukungu, aba umukozi w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'ako karere, ndetse yanabaye umurezi w'amashuri abanza. Senateri Umuhire Andre yavuze ko ikiganiro bagiranye nawe ubwo komisiyo yasuzumaga kandidatire ye, Tuyizere yagaragaje ko mu mirimo yakoze yagiye agira aho ahurira n'uburenganzira bwa muntu
mu byiciro bitandukanye nk'abana, abafite ubumuga n'ibindi, kandi ngo bizamufasha kuzuza inshingano nka visi perezida wa komisiyo. Tuyizere yagaragaje ko ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho ari imiryango mpuzamahanga ikunze kugaragaza ko butubahirizwa mu Rwanda, ibyo basanzwe bakora ari ukuvuguruza ibyo amahanga akora cyangwa avuga, bagaragariza amahanga ibyo u Rwanda rukora binyuze mu kuzuza neza inshingano. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta, Byukusenge Jimmy Christian, yijeje ko azakomeza kunoza uburyo bw'imitangire y'amasoko no gukemura ibibazo bikunze kugaragara muri urwo rwego. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mwumvishe aya makuru, ndetse tubibutse bamwe mu bayobozi bashyizwe mu myanya. Hari Sena y'u Rwanda yemeje abayobozi bashya nyuma yo gusuzuma ubunararibonye bwabo. Abo bayobozi rero nibo twabibutsaga. Umwe yitwa Tuyizere, wagizwe visi perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Haza uwitwa Byukusenge Jimmy Christian, yiyemeje gukemura ibibazo biri mu mitangire y'amasoko. Hakaza uwitwa Ambasaderi Rugema, yijeje guteza imbere umubano w'u Rwanda na Nigeria. Aba akaba ari bo bayobozi rero bashyizwe mu myanya igiye itandukanye. Reka tubashimire mwebwe mwumvishe iyi nkuru, ndetse mukajya mwanakoze subscribe kugira ngo mujye mwumva ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Bye bye.